Umunsi mwiza nshuti zacu ndi Simbi Diane Batsinda ubasuhuza. Inkuru y'umunsi y'uyu munsi ni ikiganiro mugenzi wacu yakoze mu cyumweru cyo kuzirikana intwari z'u Rwanda, ariko kubera inyigisho zikubiyemo cyane cyane ku bakunda u Rwanda n'ikinyarwanda, twifuje kukibagezaho mwe mukurikira ibiganiro byacu kuri Jumbo Stories. Duhaye ikaze Cool News Rugurukirangoma. Nongeye kubasuhuza muri hose, ariko cyane cyane by'umwihariko ndabifuriza ibihe byiza muri iki cyumweru twibukamo intwari z'u Rwanda, kubera ko buriya igihugu kitagira intwari ni igihugu kiba gihagaze ku busa. Ni nka kwa kundi bavuga ngo kanaka cyangwa ngo udashinga ntabyina. Igihugu kitagira intwari gihora cyishakisha, nta nubwo kimenya icyerekezo, kubera ko kiba kitazi aho kivuye. Nicyo gitumye rero ngewe by'umwihariko iyo bambwiye intwari biha agaciro cyane. Nagerageje gutekereza ngo mbese ubutwari ni iki ahubwo, ariko ibyo nabwiwe burya ngo ngiye gukoresha ijambo ntakunda cyane, kuvuga busa ubutumbi. Urumva ntabwo ari ijambo ryo kuvugwa, ariko ndarivuze kuko bivugwa. Ndagira ngo twese tuzi amateka ya Dawudi, umwami Dawudi arwana yarakiri umwana arwana na Goliyati. Ntabwo babyemeraga, ariko yaramutsinze, kandi uwo Goliyati yari yananiye ingabo zikomeye cyane. Ibyo rero byatumye ntekereza ubutwari icyo ari cyo. Natekereje ubutwari icyo ari cyo, nsanga ari ubutwari koko. Nagira ngo bigarukeho kuba intwari. Kera sinzi umugabo w'igisambo waciye umugani ngo intwari si intwari ku rugamba ngo nirya abandi bayireba. Ndagira ngo ubwo si ubutwari, ariko ubutwari ni gukora ibyo abandi bananiwe, batinye gukora, kandi bifitiye benshi akamaro. Hakavamo umwe akemera kwitanga, hakavamo babiri bakemera kwitanga. Uko bigenda twahata amagara yacu, twahata ubuzima, uko byagenda kose, ariko twitangiye abandi. Habamo kwitangira abandi, ubutwari, kwitangira abandi. Hakabamo nanone ndagira ngo no gukora ikintu cyananiwe abandi bananiwe, baba bananiwe kwitanga nyine, kuko babona ko batagihanga. Ni ukuvuga gukora ibintu bikomeye abandi batinye, kandi ukemera no kuba wahatakariza ubuzima kugira ngo urokore benshi. Ndagira ngo ubwo ni ubutwari. Kudaha rero icyubahiro abantu nk'abo ngabo, ndagira ngo ni ukwibeshya cyane. Intwari z'u Rwanda, mbifurije umunsi mwiza cyane. Nifurije n'abanyarwanda ibihe byiza cyane, n'abari batarafata icyemezo cyo gushyigikira umunsi nk'uyu nguyu w'intwari, ibikorwa nk'ibi ngibi by'intwari, bafata icyemezo uyu munsi. Intwari zihabwa agaciro. Ikiganiro cy'uyu munsi ni mu kiganiro tugenda turebamo niya gahunda yo kureba amagambo y'ikinyarwanda afitanye isano rya hafi na hafi n'icyongereza. Ndabashimiye muri kumwe na Cool News,
ikaze. Mbere yuko mbaganirira ku ijambo ry'umunsi, nagira ngo nongere ngaruke ku butwari, kubera ko ubutwari bukubiyemo ibintu byinshi cyane. Iyo urebye nko kuva abazungu batangira kuza mu bihugu byacu bya Afurika, bakavanaho icyo bitaga ubutegetsi bwa cyami mu bihugu byinshi bya Afurika, ngo bazanye demokarasi. Ni ukuvuga ko kuva icyo gihe ibihugu byo muri Afurika bisa naho nta murongo bigenderaho, ugasanga igihugu kiri aho ngaho nta murongo kigenderaho, ugasanga abazungu bafashe nk'umuntu umwe gusa bakamuha ubutegetsi, ubundi agasa n'ugurisha abavandimwe be n'ibiki byose. Igihugu ugasanga kirajegajega buri gihe, kimeze nka cya giti umuyaga ujyana aho ushaka, nta murongo cyahawe. Ibyo ntabwo umuntu yabitindaho cyane. Hari nk'igihugu duturanye, nuko mbivuga bakagira ngo ninjiye muri politiki, ariko gihe ntabwo ndimo gukora politiki, ni ukuri kuri aho ngaho. Kandi nk'umuntu umunyafurika atabyamaganye, ndagira ngo nawe ntabwo ababaye ikigwari. Iyo ushoboye kubyamagana urabyamagana. Ngaha ndavuga nk'umunyafurika, ntabwo mvuga nk'umunyarwanda cyangwa se uyu n'uyu. Reka ndavuga nk'umunyafurika. Reka ntajya nk'urugero nka hano mu gihugu cy'abaturanyi bacu abanyekongo. Kuva navuka icyo gihugu kimaze guhindura amazina inshuro enye. Cyabanje cyitwa ngo ni Congo Leopoldville, iryo si ikosa ryabo. Hakurikiraho ngo Congo Kinshasa, hakurikiraho ngo Zaire, harongera hagaruka ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ejo bizaba ari ibindi, ejo bundi bizaba ari ibindi. Ubwo se naryare ni ibintu umuntu yakwibaza. Igihugu gifite intwari, ibyo ngibyo ntibibaho. Kiba cyarahaye umurongo, intwari ziba zarahaye umurongo igihugu zikabiharanira, ku buryo n'abana bavutse na uyu munsi n'ejo bundi bakazahora ari bazi ko igihugu ari uko nguko kimeze. Urumva uko niko ibihugu by'i Burayi bimeze. Niki gitumye binatera imbere, ni ukubera ikintu, kubera ko usanga birirwa batukanira muri bya mbiri byabo ngo ni amashyaka ya politiki, bagatukana kakahava. Ariko hari ahantu batarenza, bafite urwego batarenza, ugasanga wa murongo w'igihugu nyine ntibawurenga. Aho ngaho niho baturushiriza twebwe abanyafurika. Iyo rero tugize abategetsi, abagabo b'intwari, igihugu bagihereza umurongo nk'uwo, bakavuga bati twe ni gutya. Tuvuge niba ngiye wenda ngo abazungu batwinjirana ngo muri za demokarasi zabo, ngo banga kudufasha, ni tutitwara gutya na gutya. Yes, ariko igihugu kikaba cyarahawe umurongo, tukavuga tuti abaturage bose bakavuga twebwe nuku, batari uku nguku musubizeyo izo ntwererano zanyu, ubwo bufasha bwanyu mu buhamane. Twe ni gutya. Niba mudufasha, mudufashe mu byo dushaka, ntabwo mudufasha mu byo mwe mushaka. Aho hantu niho harimo kunanira abanyafurika kugeza kuri uyu munsi. Ubundi buryo abazungu bakoresha ni nko gufata umuntu umwe wenyine gusa, cyane cyane muri abangaba barigishije. Sinzi niba barabahaye n'imirimo, sinzi ukuntu babigenza. Ugasanga barasa n'abaje guca imitwe abavandimwe babo bayigurisha mu bazungu. Ibihugu byinshi nk'ibyo ngibyo birahari muri Afurika. Ariko rero igihugu gifite intwari ziravuga ati twebwe dufatanye uko mushaka, ariko hari umurongo mutazarenza. Twebwe, ngewe n'abaturage banjye, cyangwa twebwe n'abaturage bacu, ni gutya. Ni uko dushaka igihugu cyacu, twagihaye isura, ni isura dushaka. Ibisigaye urumva, ibihugu rero nk'igihugu cy'abavandimwe bacu nyine, cy'abaturanyi bacu nahoze mvuga, usanga bimeze nka cya giti kijya aho umuyaga uhuhiye. Icyizere cya ejo hazaza usanga ni gikeya cyane. Ejo undi azaza yongera avuga ati ibi ngibi bya demokarasi ngo repubulika biveho, ni Kongo. Undi nawe nagaruka avuga abyita ukundi. Usange
abantu bageze aho ngaho banze n'igihugu cyabo kuko biba bimeze nk'igihugu kitabaho. Mumbabare kuba mvuze ibintu nk'ibi ngibi, nuko nyine twebwe iwacu mu Rwanda ubu ngubu turi mu gihe twibuka intwari z'u Rwanda. Kuva navuka u Rwanda rwitwa u Rwanda ni amahirwe. Ni amahirwe igihe mfite yo kuba naravukiye mu Rwanda rwitwa u Rwanda, nkaba ndi umunyarwanda, wahoze ndi n'umunyarwanda, igihe abandi bagiye bavuga bamaze guhindura nationality kandi mu gihugu kimwe inshuro nyinshi cyane. Biteye n'isoni ubu. Biteye isoni. Icyo rero nicyo abami ngira ngo nacyo gitumye abazungu bavanyeho ubwami, n'ukubera ko ubwami bwatsimbararaga ku bintu nk'ibyo, ko byabaga bijyanye n'umuco. Ugasanga igihugu kirayoborwa ariko bishingiye ku mahame y'umuco. Nicyo gitumye usanga abazungu iyo baje gutera ibihugu bya Afurika, ahantu hambere babanza gukubita, gukomeretsa ni mu muco, kugira ngo noneho babigishe umuco wabo, igihe bazabona ko uwanyu wataye cyangwa uwacu wataye agaciro. Urumva abazungu n'urundi rwego. Twikomereze. Ijambo ry'uyu munsi rero ni ijambo nanjye ubwanjye ryandenze cyane. Ntabwo naritekerejeho cyane kugira ngo rize mu bitekerezo byanjye, niryo ryanshatse kugira ngo ndivuge, kugira ngo ngire icyo ndivugaho. Buriya ngiye nkunda amateka y'u Rwanda cyane, kubera kandi ni mu gihe uretse ubu ngubu nyine abo bita bene madamu bazanye ibintu biturangaza bigatuma twirirwa tureba ibibera iwabo. Umuntu akicara Hong Kong akakwereka ibirimo kubera Hong Kong kandi ibikuri iruhande ntubibone. Ibyo ni byatumye abantu batabona igihe cyo gutekereza ku gihugu. Nkange rero Imana yampaye guhora mu byo ndimo byose, guhora ntekereza ku gihugu. Ibi ngibi byo kujya kuri screen bikaba igihe gito cyane gishoboka, ubundi ari roho yanjye yerekeye iwacu, nko muri ya ndirimbo nerekeje umutima wanjye rugari rwa Gasabo. Ari indirimbo njya numva kuri televiziyo y'u Rwanda ivuga gutyo, nerekeje umutima wanjye rugari rwa Gasabo. Ni ukuvuga gutekereza mu Rwanda bituma nsa n'uhaba. Nuko rero muri iki gihe turimo twibuka intwari z'u Rwanda, sinzi ukuntu nicaye ndavuga nti ijambo rinzamo ngo ariko buriya wowe uravuga intwari, ngo hari ibintu bishekeje ndetse biteye no kwibaza utajya ureba neza. Ubwo ni njyewe ndimo nibaza mu bitekerezo, nkibaza nkisubiza. Kwa kundi umuntu aba afite amajwi abiri, nuko ntikagira inkuru. Aturibuka Dawudi arwana na Goliyati, narabisomye muri Bibiliya. Ngo rero ngo ngiye kukubwira nti ngo buriya mu Rwanda iwanyu ngo mufite, ngo wasobanura gute ukuntu abasirikare b'u Rwanda ubu ngubu kuva batangira aho bagiye ku rugamba hose barutsinda? Wabisobanura gute? Ntise batsinze ingamba zihe cyangwa abaye? Ngo abasirikare bo ngubu ngo biwanyu ngo bo mu Rwanda, abasirikare b'u Rwanda ubu ngubu babandi mwita ngo ni RPF se n'u Rwanda? Ngo oya, ngo abangaba ngo bo mwita ingabo z'u Rwanda ubu ngubu. Ni ati ubwo ngubwo
ni ngewe nibaza menya no bya bintu ni urundi rwego. Ngo buriya ngo reba ngo uzigiye bahereye barwana ngo batsinzwe hehe, ese barwanye hehe? Ngo none se ngo ntabwo aribo bashyize ngo hari Bugande se ngo ubutegetsi bwaho se babushyizeho? Ubwo si byo ngibyo nawe urabyibagije kandi ndavuga ndabyibutse koko sinabitindaho, nanga kwinjira mu mateka y'igihugu cy'abandi. Ngo reba rero ngo muri 90 kuva muri 90 kugeza muri 94 kurwana n'ingabo z'ibihugu bingahe, hari ingabo z'abanyekongo, hari ingabo z'abafaransa, hari iki byose ngo bakazitsinda. Ngo ntari kuzi ko ari byo koko. Ngo none se wa wundi yitwa Kabila we ngo byamugendekeye gute? Ngo ntibahagurutse i Kigali n'amaguru ngo bakagera i Kinshasa n'amaguru? Ntari kuzi ko ari byo koko. Mwibuka rero ngo cya kibuga ngo ni kibuga sinzi ngo niba ngo ari Murangwa. Mbese ibintu byinshi cyane bigenda binzamo. Ndavuga se urashaka kumbwira iki? Ashaka kubwira Inkotanyi. Ariko Inkotanyi ngo hari aho zigeze zitsindwa kuva zatangira ku Rwanda. None se ngo ubona se ngo ari abasore bakanganye? Ngo none se ngo ubona hari kubera iki se? Ndabwira kubera iki? Ubwo si ikiganiro, ni ikiganiro umuntu wese ngira ngo nayo sinzi niba n'abantu bajya babitekerezaho cyane. Tuvuge wenda nk'ubu ngubu bafashe imyitozo ikomeye cyane bakajya mu ariko ngo kera bagitangira urugamba bagifite twa tubunda ngo ntazi nuko tumeze, ariko ugasanga barimo baratsinda urugamba ngo wigeze ubitekerezaho kugira ngo umenye igitumye batsinda. Avuga ni urugamba kugira ngo utsinde ubwa mbere na mbere, ubwo ni ngewe ndavuga nkanjye nyine. Avuga kugira ngo utsinde urugamba ugomba kuba ufite icyo urwanira, icyo ni kimwe, kandi ugomba kuba ufite ubushake, icyo ni icya kabiri. Ngo rero ngo iyo hari noneho n'iki kwirukansa cyo usa n'uhunga, ubwo byo biza ari ubundi muriro. Noneho kuvuga ngo icyo urwanira, ubushake bwo kukirwanira, ngo ariko noneho ngo haba hari noneho n'ikikuri inyuma kikubuza amahoro, kikwirukankana. Ugomba byanze bikunze mbese nta mahitamo ugifite. Ngo icyo gihe urugamba noneho ngo ruza ari umuriro ukomeye cyane. Avuga avuga si byo nibyo bisobanura ko umuntu yatsinda gutya gusa. Nk'ubu ngubu abasirikare, tuvuge nk'abasirikare b'u Rwanda, agahugu kangana kuriya bakaba bakwigina gutya bakajya ku ngabo z'Ubufaransa bakazitsinda pe. Ibyo bintu ntabwo bisobanutse neza. Muri make ayo mateka y'ingabo z'u Rwanda, ubwo ndashaka kuvuga RDF, nagiye gushaka mu Kinyarwanda ukuntu zitwa, nsanga zitwa Inkotanyi. Bituma rero noneho njya gushaka ahubwo Inkotanyi icyo ari cyo. Inkotanyi nasanze ari ijambo ry'Ikinyarwanda cya kera, ijambo uretse ko sinzi neza mu mateka igihe iryo jambo ryaziye mu Kinyarwanda. Icyo nzi cyo nuko hari ingabo z'umwami zitwaga Inkotanyi, ariko nanone sinsobanukirwe neza
icyo bishaka kuvuga. Kubera gusubiramo ijambo inshuro nyinshi kandi mfite ubushake bwo gushaka kumva kumenya icyo iryo jambo rivuga, wenda kugira ngo nzasobanukirwe neza naho imbaraga z'inkotanyi ubuhanga cyangwa ubuhangange bwazo buva. Uruvange rw'ibitekerezo no kwibaza ni nabwo bushakashatsi urebye byatumye ntekereza, ariko nzagusanga kera iyo abantu barwanaga wasangaga inshuro nyinshi babaga bafite ingabo, babaga bafite amacumu, babaga bafite imyambi, babaga bafite imbugita. Avuga se iryo zina kugira ngo bitwe iryo zina inkotanyi, ntabwo umuntu yaba yarabitiriye intwaro bitwaje, kuko mu ntwaro bari bitwaje habaga harimo nyine izo mbugita, harimo imyambi, harimo imiheto, harimo mbese ibindi ibikoresho byinshi. Ariko noneho nkavuga se ubundi kugira ngo bajye kubita inkotanyi, iryo jambo inkotanyi byonyine cyangwa ryo ryonyine rivuga iki? Inkotanyi iyo tugiye muri bwa buryo bwo gusesengura amagambo ya Kinyarwanda, usanga mu ijambo inkotanyi harimo ijambo bita inkota, aho kuba imbugita ni inkota. Ndetse binaza kumbwira ko ijambo inkota byaje mbere, yaba ryarabayeho mbere yuko habaho imbugita. Kuko naratekereza nsanga inkotanyi inkota, noneho rero njya gushaka rya jambo inkota, ariko akantu kangoraga ni nyi, inkotanyi, ikotaniro, inkotanyi, gukotana, ubukotanyi, inkota. Nkasanga ya nyi ntirimo, ahubwo harimo kotan, cyangwa se ucishirije nza gusanga ahubwo hari ijambo ry'icyongereza ryaba rijya gusa gutyo. Kuko nk'ijambo ry'icyongereza ryo bita ko ntabwo ryabaho cut, ariko harimo ikintu bita inshingo bita cut, gukata, cut, cutting. Urumva umuntu cutting, umuntu abivuze nabi cyangwa yihuta. Coat na cut biraba kimwe, nta gushidikanya. Cutting kubera iki? None iyo urwana bacanaga inkota, iyo mbugita yo dushatse tugiye nayo naratekereza nsanga wenda yaba ari ijambo rya vuba rikomoka wenda nko ku ndimi z'Ibifaransa, kuko bijya kuvuga nka baguette.
mu gifaransa nka baguette. Baguette ni nk'inkoni wenda uretse ko ishobora no kuba ari n'inkoni y'icyuma umuntu yitwaje ariko ikitwa baguette, imbugita. Baguette noneho bikazitwa imbugita, uretse ko nayo ivuga inkota mu Kinyarwanda. Naho inkota no gukata nabyo urumva bifitanye isano ku magambo y'Icyongereza to cut, kuko iyo abantu barwana bakoresha izo mbugita nyine nta gitangaza ko badakatana amaboko, badakata ukuboko, guca ukuboko k'umuntu ndetse no guca ijosi n'ibimbabarire. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu bishoboka gukata. Cutting ni uburyo bya bindi bita igikorwa cyo gukata urimo kubikora cutting. Noneho yanyi ni ukubera ko ni hagati y'abantu babiri, ni igikorwa kiri hagati y'abantu babiri basangiye nko kurwana. Nta urwana yirwanya, ndagira ngo ntabwo byakwitwa kurwana. Uwirwanya ntabwo byakwitwa kurwana, n'uwikata ntabwo byakwitwa gukotana. N'umuntu umuntu wirwanya ntabwo wazamwita ngo ni inkotanyi kubera ko aba ari warwana yirwanya we wenyine. Nukuba ko hagomba kuba hari undi muntu bahanganye, bashyamiranye, barimo bakatana nyine gukotana, cyangwa se bafatanije mu bundi buryo bw'imyumvire y'Ikinyarwanda. Ariko iryo jambo inkotanyi ugasanga rikomoka ku ijambo ry'Icyongereza to cut, inshinga y'Icyongereza. Guca, gukata, gukeba. Gukeba byo bifite ubundi buryo, kuko hazamo no gukebera, ariko gukata mu gifaransa babyita couper. Urumva bifitanye isano n'inkotanyi, rya jambo inkota. None inkotanyi bikaba bikomoka ku nkota. Urumva ijambo inkotanyi bikomoka ku ijambo ry'Icyongereza ryo bita inkota. Ikibazo rero nibaza, iryo jambo ryinjiye mu Kinyarwanda ryari? Abongereza se bari baraje mu Rwanda ko iyo tugiye mu Bugande iryo jambo tutarisangamo? Ko iyo tugiye muri Tanzania iryo jambo tutarisangamo? Kukata wenda umuntu kukatana wenda umuntu menya ari nabyo. Kwanza mu Giswahili menya sinzi niba ariko babivuga. Ntabwo nabonye umwanya wo kujya gushakisha muri Google ngo ndebe niba uko bita gukata coupe mu Giswahili, ariko kumenya kukata kukatana. Noneho rero byazasobanura ko nanone birumvikana ko noneho gukotana na kukatana bifitanye isano hafi na hafi, ariko bikaba bikomoka kuri ya nshinga navuze y'Icyongereza yo bita to cut. I'm cutting. Noneho rero inkotanyi bikaba ari abantu bakoresha inkota. Muri make inkotanyi y'ubwayo ni nkaho kundi bavuga ngo ndi umuntu w'icumu ricanye, umuntu w'icyuma, inkota ihinda umuriro, nta kintu wamukoraho. Urumva ibyo rero, kugira ngo ngere kuri iryo jambo inkota n'inkotanyi, nuko nyine nagiye mu mateka y'intwari, noneho nkazasangamo ubutwari bw'inkotanyi, noneho bikanjyana muri iki kiganiro cy'amagambo y'Icyongereza ashingiye. Uru ni ibintu byizana, ni ibintu byizanye, ni ibintu byizana. Ni ugutekereza ubutwari
ubutwari, intwari z'u Rwanda, byanjyanye mu ntwari z'ingabo z'u Rwanda, mu butwari bw'ingabo z'u Rwanda, bwa butwari bw'ingabo z'u Rwanda nabwo bunjyana mu magambo afitanye isano n'icyongereza, biza gutyo njya mu gucacura amagambo nsanga inkotanyi bikomoka ku ijambo inkota. Inkota bikaba bikomoka ku ijambo ry'icyongereza to cut, inshinga y'icyongereza to cut bivuga gukata cyangwa guca, bijya kumera nko gukeba. Gukeba byo umuntu afite akanya yabibonera iyindi nshinga y'icyongereza. Gukeba, gukebera n'ibiki byose ni ibintu bita, ariko gukata byo ni gutya nyine, ni gukata nyine nk'uko ubona inkota ikata, urumva. Ubwo rero ingabo z'u Rwanda ni inkota koko, ni inkotanyi. Aho ngaho rero niho ngo hava ubutwari, kuko ntawe uhungana inkota, kirazira. Ntawe uhungana inkota mu ntoki, kirazira. Igihe ugifite inkota yawe mu ntoki ntuhunga, kuko icyo gihe uba ukirimo kurwana. Sinzi niba iryo jambo ryumvikana, sinzi niba mu Rwanda niba tujya tubivuga cyane, ariko ntawe uhungana inkota. Igihe ukifite mu ntoki uba ukirwana. Ni ukuvuga ngo kugira ngo azagutsinde arayikwambura. Igihe umuntu atakwambura intwaro yawe uba ukifite. Igihe ugifite intwaro yawe uba ukirwana. Niba ari intwaro yawe ari naryo zina ryawe, sinzi naho tubyumvikana. Niba intwaro yawe ari ryo zina ryawe, kugutsinda ntibyanashoboka, kuko ntabwo umuntu yakwambura izina ryawe ngo bikunde. Ahubwo ngira ngo nabyo ngiye gusubira inyuma ho gatoya, mu mbabarire no kurondogora. N'abazungu baje kutwambura amazina yacu, baduha amazina yabo, hariya niho badutsindiye. Ibintu bigenda byisubiramo bikisobanura. Ariko niba intwaro yawe iri izina ryawe, ari izina ryawe, ni ukuvuga ko intwaro yawe iri no mu mutima wawe, iri no mu bitekerezo byawe, iri no mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo gutsinda biragoye, nta nubwo binashoboka, kuko ntawe utsindwa agifite intwaro ye mu ntoki. Nta nkanswe uyifite mu mutima. Ngubwo rero ubutwari bw'inkotanyi, ngaho aho ijambo inkotanyi bikomoka. Niba hari umuntu yaba afite igitekerezo cy'ahandi hantu iryo jambo rikomoka, ngiye ikibazo ni cya kindi, icyifuzo ni cya kindi, yambwira muri comment, akambwira ati ahangaha oya bikomoka aha, ahangaha wibeshyeho gato bikomoka bivuga uku. Ariko jewe kugeza kuri uyu munsi, none ahangaha ndimo kuvuga hari n'andi magambo agenda yisukiranya nyine kuri iryo jambo inkota, uretse ko tutazayibonera akanya. Ariko rero aho mpagaze naha, ubutwari bw'inkotanyi buri no mu izina ryazo. Inkotanyi ni inkota. Kuba rero bitwa gutyo, akaba ari nabyo barwanisha, kubatsinda biragoye. Mukomere intwari z'u Rwanda, mukomere namwe abanyarwanda, mwese muri inkotanyi, kandi ubutwari bwanyu ntabwo bari mu ntoki gusa. Intwaro yanyu ntibari mu ntoki gusa, ibari no mu mutima. Icyumweru cyiza cy'intwari z'u Rwanda. Ikiganiro cyiza igihe tuba twumva amagambo y'ikinyarwanda ahantu ahurira n'amagambo y'icyongereza. Icyongereza nacyo ni ururimi rwacu, ariko mbere na mbere
ikinyarwanda nicyo kizadufasha gusobanukirwa neza no koroherwa neza n'indimi z'amahanga, cyane cyane icyongereza. Imana ibajye imbere. Mwari kumwe na Cool News.